Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe ntahandi rero muri nk'ibisanzwe ni kuri Mubwire TV mwakwibaza ngo niki tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko ari umugisha mu mpera z'umwaka tubwira abantu ngo twifuza kubakomezanya n'undi mwaka tukabana mu buzima bwiza nibyo rero twe tubwira abantu nyuma yo kurira tugasanga abantu benshi bacitse intege babwiye amagambo atari meza babwiye ko ntacyo bashoboye babwiye ko badakundwa twaravuze ngo tuze urukundo bararutanga urukundo ntibaruvuga ntandi rero bibera ni kuri Mubwire TV mumaze igihe mwaratubuze mwaradukumbuye twari twaraburiye muri Mubwire Studio Mubwire TV twabazanira Mubwire Studio dufotora neza amafoto meza ibirori ubukwe bridal shower anniversary byose dukorera Kimironko imbere ya MTN Service Center niwo Mubwire Studio dukorera waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp kuri 0795111162 hanyuma abantu mwifuza kudodesha imyenda myiza murabizi yuko umutayeri mwiza wa mbere ni Grace adoda neza kandi akaguhera imyenda ku gihe ukeneye kubatirisha abana ukeneye umwenda w'ikirori w'umunsi mukuru ukeneye umwenda wa Noheli jya kwa Grace akorera mu isoko rya Nyarugenge nimero ni 0788559573 82509573 hanyuma abantu mufite ubukwe mukeneye imikenyero myiza hari igihe umuntu muhura ukabona yambaye umukenyero usa nabi cyangwa umukenyero ushaje nta wundi muntu waguha imikenyero bikiye nimero 0788531919 nawe ni mu isoko rya Nyarugenge azaguha imikenyero myiza ubundi muzanshimira nyuma hanyuma rero Mubwire TV twagarutse mudutume tubwire abantu ko tubakunda ubwire abantu ko ari ab'ingenzi ubwire abantu ko ari ab'umumaro ubwire abantu ko ubashimira iyo mubonye indabo mukabona n'ama gift mubizi ko tugiye gusiripurena umuntu uyu munsi rero hari umuntu waduhamagara tubwira ngo nimuze mumbwirire umuvandimwe mumbwirire berseri wanjye mubwire ko ari umuntu udasanzwe mubwire ko mukunda mubwire ko ari umugisha mumuririmbire mumuhe indabo mumuhe impano imana nazo mukanye turatuzifite mubane natwe mutubwire uko mwabonye surprise turabakunda Mubwire Shiramanga umwami ni mwiza pe aruhuka umutima mubwire ye gutinya mubwire ye gutinya yegere ya ntebe aruhuka umutima mubwire Shiramanga mubwire Shiramanga umwami ni mwiza pe aruhuka umutima mubwire Shiramanga mubwire Shiramanga umwami ni mwiza pe aruhuka umutima umwami ni mwiza pe ni mwiza pe none ngo mubwire ko gukunda naka karirimbo ndirimba nakawe mu bibi no mu byiza azagukunda bagufite ku memero y'umutima yanumye ngo akubwire ko gukunda naka karirimbo turirimba nakawe mu bibi no mu byiza azagukunda bagufite ku memero z'umutima turagukunda nacabihinduraye turagukunda johora ubyibukaye turagahora twishura tukubona mu muryango waje turagukunda nacabihinduraye turagukunda johora ubyibukaye turagahora twicura tukubona mu muryango wacu
iyo twibutse ko tugufite turamwenyura uri mwiza usa n'umucyo iyo twibutse ko tugufite turamwenyura uri mwiza nta yindi ndirimbo twumva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu warakoze nta yindi ndirimbo twumva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu warakoze oh nta yindi ndirimbo twumva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu warakoze ushimwe mwami wanjye wowe umenye ubuzima ukama kutawe kubuntu bwawe na buri ki segufite mwamiko umadije na buri ki segufite mwamiko umadije oh twaburi ki segufite mwamiko turasenzera kugira ngo ukomeze kudufasha muho ubuzima muri iki gihugu turahinduye klima uzabane nawe turamusengeye imbaraga z'Imana zizamugote mavuta ya Yesu azamubeho y'umugoroba azabona ineza yawe imiryango ye inshuti n'abavandimwe turagushimiye bageze muri iki gihugu ahageze amahoro ntahungabanye babaye mu ruhande rwe mwami nuhimbazwe rero turagushimiye muryango mugari turagushimiye rwose inshuti n'abavandimwe abavukanye ibintu byose wakoze himbazwa rero wakoze byose nk'Imana tugukomeye amashyi menshi turakunezerewe ibintu byose ukomeze gukora tanga ibihe byiza turakoze icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu amen. Muraho neza turabasuhuje ntago mutuzi twebwe musanze hano twitwa Mubwire TV nta kindi tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko tubashimira tubwira abantu ko ari ingenzi nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi bakunda gukora amakosa bakabwira abantu ibyiza byabo ku munsi wabo wa nyuma umuntu yavuye mu buzima uravuga ibyo yakoze uravuga ko umukunda kandi yagiyewe nta kibyumva twebwe rero tubivuga ba nyirabyo bagihari niyo mpamvu rero uyu munsi twaje badutumye niyo mpamvu mudusanze hano dukora ama surprise ntago wari utuzi ariko twaje hano kugira ngo tumenyane tukubwire ubutumwa tugufitiye badutumye ngo tukubwire ko bagukunda uri umuntu udasanzwe mu muryango uri urukundo abantu baragukunda cyane batubwiye ngo tukubwire uri ingenzi uyu munsi batubwiye ngo tuzane izi ndabo ngo ntago uri umuberseri gusa ahubwo uri umuvandimwe babuze inyito babuze igisobanuro baravuga ngo uri ingenzi batubwiye ngo tukuzanire indabo urabona ukuntu indabo zisa neza indabo zihumura neza ziratoshye zifite amabara meza umunsi ku munsi ujye uhora umeze neza ujye uhora utohagiye ujye uhora usa neza ujye uhumura neza umwaka tugiye kwinjiramo uzakubera umwaka w'ibyiza uzakubera umwaka wo kurabagirana uzakubera umwaka wo guhirwa uzakubera umwaka wo kubona ineza y'Imana batubwiye rero ngo baragushimira cyane cyane babuze uburyo babivugamo basanzwe babikubwira ko bagukunda bakora utujeste dutoya uyu munsi baravuga ati se turabigenza gute reka dukoreshe n'abantu atazi naza akabona abantu atazi bakazana inanga bakaririmba mu buryo bwabo arabona ko ari ibintu bidasanzwe uri umuntu udasanzwe uri umuntu nyamuntu ufite ubumuntu muri wowe ufite urukundo
umva umunsi ku munsi ngo ubereke urukundo rero nabo baragukunda cyane bari bagukumbuye bishimiye kongera kukubona batubwire ngo tukuzanire n'impano iyi mpano irimo urwibutso umunsi ku munsi uzajya ureba ukavuga ngo hari abantu bankunda hari abantu bantekereza hari abantu banzirikana hari abantu banshimira uziko hari abantu bifuza ko babwirwa ibyiza cyangwa ko bakanakora n'ibintu ntibigaragare ariko byose wakoze za mbuto wabibye zareze batubwiye ngo tugushimire cyane batubwiye ngo tukubwire ko bagukunda batubwiye ngo tukubwire ko uri umuntu udasanzwe tuzane inanga ducurange tubikubwire ntukajye ubaho mu buzima hari abantu babaho mu buzima satani akabihebesha ukumva se ukagera ahantu muri situwasiyo ivuga ngo buse mbere w'iki use nanjye hari umuntu ngira w'umumaro kumva nyine uriho nk'ikihebe abantu bariho nk'ikihebe bumva ko ntababakunda ntababazirikana nta bantu babashimira ariko wowe abantu baragukunda urabona bagutegereje baragukunda cyane mu beseri wawe umwe wampamagara ambwiye ngo tekereza kuba muramukazi ngo ntabwo ari muramukazi ntabwo uri muramukazi we ahubwo uri inshuti ye uri umujyanama uri amaraso ye hafi uri umuntu ngo handagera kumva arananiwe akabona ntibyavamo ni wowe umufata ukuboko ukamukomeza ukamubwira ngo komera turi kumwe birarushaho kugenda neza wamubereye umuntu udasanzwe wamubereye umuntu w'ingenzi wamubereye umuntu w'umumaro mu ijambo rimwe yambwiye ngo mubwire ko agukunda kandi aragushimira ibyiza byose wamukoreye yarabibonye aragukunda reka umuhanzi akuririmbire hari impamvu nyinshi zituma twishime byawe Mana yacu hari impamvu nyinshi zituma turirimba izina ryawe Mana yacu ahora tugushima tuvuga imirimo yawe Mwami Mana tuzahora tugushima Mwami Mana tuzahora tugushima Mwami Mana tuzahora tugushima tuzahora tugushima tuvuga imirimo yawe Mwami Mana tuzahora tugushima wanyuranije amaboko n'ibitavuga Imana ibyo uherutse kunkorera bimoze wanyuranije amaboko n'ibitavuga Imana ibyo uherutse kunkorera bimoze wanyuranije amaboko n'ibitavuga Imana ibyo uherutse kunkorera bimoze ku mutima ibyo uherutse kunkorera bimoze ku mutima ibyo uherutse kunkorera bimoze ku mutima dore n'ubu bitumorere bimoze ku mutima ibyo uherutse kunkorera bimoze ku mutima kumanywa ndaruririmba ijoro riratera rumara ubwoba rutumanira ubimenya ibyo kumanywa ndaruririmba ijoro amarira aratera rumara ubwoba rutumanira ubimenya ibyo no mu buzima kare mu muco ubimenya ibyo no mu buzima kare mu muco ubimenya ibyo nahoraga njya kuvuga amashimwe y'abantu
mbuze ndi speechless, mbuze icyo kuvuga. Yanaje nsanga abavandimwe nzi ko bankunda nanjye ndabakunda cyane. Gufata urugendo rw'iminsi 2 ntabwo biba byoroshye. Nje mu bukwe bw'umwana wanjye hariya, ariko nje no kureba abantu bose tubanye imyaka myinshi tutaziranye. Abantu reba ngaho bose ntabwo bari banzi. Ibyo byose bakubwiye bari ntabwo bari banzi. Bari batarambona amaso ku maso. Bari batarankoraho. Ariko twabanaga mu buryo bw'umwuka. Kandi burya koko nta cyiza nko kubwira umuntu kumukunda kiri. Ubundi nabibabwiraga ngo ndabakunda, ariko nanjye nkumva bidahagije. Nkumva gufata urugendo nkaza kubareba aricyo cyabereka ko mbakunda. Kuko burya namaze kubona ko iyi si ntacyo dufite. Maze imyaka 20 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niho mba mfite abana. Ariko igihe cyose mujya mbabwira nti abana banjye nabo barabizi ngo mama afite abandi bana, kandi nabo bakaba babizi ko mfite n'abandi bantu. Intugu zanjye zihora zihetse kandi zikoreye. Nabwiye Imana ntizareke intugu zanjye zibe ngari, kandi nayo ubwayo izazagure zigumye zikure. Ngira umuryango ntago ari amaraso gusa. Umuryango naba bose, kandi nukuri muri iyi si ubundi abantu bagakwiye gukundana. Ntago nzi impamvu abantu bangana, nta mpamvu, ariko ubundi abantu bagakwiye gukundana. Ntabwo ari uko ngo nakubonye, ntabwo ari uko nkuzi, no. Namubwiye Demayi, ndamubwira Demayi, rero ikintu njya nanga muri Afurika cyane cyane ni social media. None ndabona yangize kuri social media. I know. Ugo ninya social media, by the way. The point is, nkunda life iri private. Hari umuntu nzi cyane hariya uriya mugabo cyane, mbese muri make amaze tumaranye imyaka nka 40 38 n'ibiki byose. Ya anzi nkiri young, nkiri umukobwa kugeza kuri isaha. Nandi kumubwira nti turashaje. Nuko kandi noneho kandi kumenyana kwanjye nawe nako ni nkuko nguko nabo bari kuvuga gutya. Uyu munsi nabava ni famille. Namubwiye nzaza mu Rwanda ati ndahari. Nzagera ndahari. You see, ni ikintu gikomeye cyane burya iyo ufite amaboko, iyo ufite abantu ufite amaboko. Nshobora kugira amafaranga muri account, ariko ntafite amaboko ntacyo yabamaze. Ntayasangiye n'abandi ngo babyumve ko hari ntacyo yabamaze. You see, kandi ikindi cya kabiri, kwikorera ni imitwaro. Twara mugenzi wawe kumenya ko ari umutwaro wawe. Ikibazo cya mugenzi wawe kikaba ikibazo cyawe. Urikumva burya nicyo kintu cya mbere ku isi ya Nyagasani kibaho. Umuhungu wanjye nawanzaniye undi mwana, ubu mfite madamu. No umuhungu wanjye ugiye gushaka. Ariko ndagira nkubwire ngo burya Imana niyihuza abantu ikazana n'abandi. Imana ibaha umugisha kuba mwaje, ndabakunda cyane. Really? Uriya n'umuhungu wanjye Willy. Namubyeyi kera nimubona akura kuri yaranduse. You know, ariko ndabagukunda Demayi. God bless you. Ndagukunda. Mari ndagukunda. Jenny. Korari. Nezerwa. Mwebwe dufitanye amateka murabizi. Ndumutera ngo amenezerwa n'abantu nkunda cyane n'umutima wanjye wose. Iyo batasinziriye nanjye sinsinzira. Iyo bataryamye sindyama. Nuko bimeze. Demayi ataryamye sindyama. Uriya ataryamye sindyama. Uriya dasinziriye nuko ndarira amaguru mu biturere ndi kushakisha uko bigenda. Bese no kuvuga ngo nungutse n'abandi, nungutse namwe. Nitwa Glory Brissett, aka Madame Success, the billionaire. No, mama gari saha yose nzakwitaba. Ubwo
nanjye mbonye TV ya Imana ibaho umugisha nukuri ndanezerewe kandi nanjye ndabakunda Uwiteka umugisha indirimbo zawe ni nziza kandi ndabatumiye no mu bukwe kuri Noheli mfite ubukwe ni ubukwe buzaba buri special niyo muhungu wanjye wa mbere ugiye gushaka mu bana banjye bose mfite abana benshi ngira abana benshi ariko niwe ushatse wa mbere no kuvuga ngo ari special ndabatumiye kuri Noheli ni karibu tuzabiganira neza no kuri nabo bose bazaba hari muzabasanga Imana igumye duhana umugisha ndacyari muri iki gihugu cy'u Rwanda kandi ndifuza kukinezererwamo bazaba ari kundandata kuko sinzi aho bipfira naho bikirira ariko ndumva nezerewe cyane thank you kuza kandi Imana ibahe umugisha kandi umurimo mwatangije mu bukomeze hari ijambo bita consistency mu bukomeze kuko uzagera kure hari abagenda bakavuga amangambure hari kuri social media ariko iki nicyo kintu abantu bundi bakavuze nicyo kintu abantu bagakoze kandi nicyo gikwiriye Imana iguhe umugisha kandi igumye kwagure kugire munini cyane kugire mugari cyane no muri Amerika uzaze turagukeneye abantu bavuga ibintu byiza ku bandi nibo dukeneye muri iki gihe nk'iki ngiki mwarabibonye ko abantu basigaye babaho bigunze kandi bafite abandi abantu basigaye barafatanya na telefone na TikTok na Instagram warabibonye ntawe ukibona ibarwa yo kumubwira ngo I love you kera butwandika ku butubarwa ukakajyana ku iposta ubu ntago butukihaba ariko umva ukuntu Imana iba yabizanye ikabicisha mu nzira nziza kugira ngo abantu bose babyumve Imana ibaho umugisha cyane thank you so much God bless you murakoze cyane nawe turamushimira turashimira abantu batwize bakadutuma bakabona nimero zacu bagakunda ibyo dukora impamvu bakoresha bamwe social media hari igihe umuntu areba akavuga ngo ese ibi bintu bizageza ryari ese n'urwibutso azajya bari muri Amerika yongera arebe avuge ngo hari abantu bankunda ikindi kandi twasobanukiwe urukundo bararutanga urukundo ntibaruvuga duha abantu urukundo tubwire abantu ibyiza byabo bakiriwe ikintu nabasaba abantu twagira umugisha guhura si ngombwa ko munabishyira social media ariko gira abantu ujye ubwira abantu ko bakunda ntuzigere posting umuntu yapfuye ngo nagukundaga mani ibi nibi mubwire ko umukunda kiriho ubimubwire umushimire nimba hari ikintu yakoze mu buzima bwawe ubimubwire natwe rero turabakunda twebwe dutanga urukundo tuvuga urukundo nibyo bituranga amahoro y'Imana bane namwe umugisha w'Imana babeho muzagira umwaka mushya muhire turabakunda